duhagaze cyangwa dutambitse tubona ahangaha, udukandeho nurangiza umanuke gutyo ubona scoring, urangiza uze ukande ahangaha handitse benshi usanga barafunguye Facebook ariko bakafungura amazina y'amadini, ugasanga umuntu yitwa Katolika, ugasanga umuntu yitwa Anglikani, usanga umuntu yitwa Isilamu. Rero no munsi niyo mpamvu nje kugira ngo twigire hamwe ushobora guhindura izina kuri Facebook. Niba uri mushya utarakanda subscribe, ubanza uyikande kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. N'ufite ikibazo cyase muri comment wandike kugira ngo ubutaha nzagusobanurire step by step. Mbere na mbere ndagushimiye mbibutsa ko bagizeho ikiganiro ari Shyaka Ashimwe. Kiri musaba ni ugukanda subscribe ndetse no gukurikira video kugeza irangiye. Let's start now, dutangire step by step. Nta kindi uzakora, uzaza kuri Facebook yawe usanzwe ukoresha, nurangiza uze ukane kuri turongo ubona ahangaha duhagaze cyangwa dutambitse tubona ahangaha, udukandeho nurangiza umanuke gutyo ubona scoring, urangiza uze ukande ahangaha handitse setting cyangwa setting and privacy. Aha ngaha ubona urangiza uhemeze. Urabona ko twageze kuri setting ya Facebook yacu, nurangiza uzaza ukande ahangaha hejuru ubona handitse person and account formation, urangiza uzafungura, tegereze gato abanze afunguke guys. Usokanda subscribe, like ndetse na comment. Nurangiza uzaza ukande hano ngiye kwereka, uzaza uzi ahangaha niba ushaka guhindura izina uzaza ukande ahangaha kuri name, ushaka guhindura number wakanda, ushaka gushyiraho email nabwo waza hano kuri email. Gusa umunsi ugiye kwiga uko wahindura izina hano bitwa Abakatolika bakabikuraho, then uzaza ukandeho tegereze gato afunguke. Hano urangiza uzaza ahangaha ndetse hano hambere ubibona ko kubibona kuri screen yawe, uza ahambere sorry gato. Noneho niba urangije gufungura ko kwandika amazina yawe cyangwa kuyahindura, uzaza ukande hano hasi bityo, urangiza hano uzahitamo bitewe n'uko ushaka ko uzajya ryandika. Igihe ushaka kuza ugahitamo hano kuri kabiri bizaterwa, warangiza ugahita ugashyiramo password yawe. Hano umara gushyiramo password yawe usanzwe ukoresha Facebook cyangwa nayibagiye wambwira nkabikwereka. Iyo umaze gushyiramo password yawe uraza ugakanda aha handitse save change, then amazina yawe agahita ahinduka. Thank you.